Ndabasuje cyane bakunzi ba Nkunda Rwanda TV, by'umwihariko reka uyu munsi nsuhuze cyane abakunzi b'umukino wa football cyangwa se abakunzi b'umukino w'amaguru. Ushobora kuba wari usanzwe ukunda football ku rwego ruri hejuru cyane, ariko byanashoboka ko utari uzi ngo football y'u Rwanda yatangiye ryari gute, umenye nyine development y'umukino wa football mu Rwanda. Uyu munsi rero ngiye kuvuga kuri football yo mu Rwanda. Reka manze musabe gukora subscribe kugira ngo ubashe kugikurikirana gahunda nyinshi za Nkunda Rwanda TV, ko tugenda tubakorera ibintu by'ingenzi mukwiye kumenya ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, byaba muri siporo, mu cyangwa mu myidagaduro, mu buzima busanzwe, muri politike, mu bintu bitandukanye. Twagiye ubundi umukino wa football cyangwa se umukino w'amaguru watangiye kugaragara mu Rwanda ku mwaduko w'abakoloni, by'umwihariko ubwo ababiligi bari batangiye gukoloniza u Rwanda. Abizi ko twabanje gukolonizwa n'Abadage cyangwa se German, nyuma u Rwanda ruhabwa ababiligi. Rero ubwo ababiligi bamaze gufata u Rwanda cyangwa se batangiye kurukoloniza, nibwo hatangiye kugaragara imikino y'amaguru cyangwa se football. Football muri make yatangiye kugaragara mu myaka y'1920. Icyo gihe ariko ntabwo football yari imeze nk'uko mubibona uyu munsi. Muri icyo gihe nyine byari kwigisha abanyarwanda football ni iki, ikinwa gute, mbega byari introduction yo kugira ngo abantu bamenye football ni umukino umeze gute, ibyiza byawo ni uwuhe, ukinwa gute. Icyo gihe ntabwo hari amakipe nk'uko uyu munsi tuzi amakipe nka za APR na Rayon n'andi makipe tuzi akomeye. Ahubwo icyo gihe abazungu bari bakirimo barigisha abantu football imeze gutya cyane, ariko nta n'ibibuga byari bihari. Noneho muri icyo gihe nibwo batangiye kujya bashyira amakipe mu bigo byahuriragamo nk'urubyiruko, niko navuga. Gusa football nyine ntabwo yatinze cyane, kuko mu mwaka w'1935 nibwo ikipe ya mbere izwi cyangwa se nka club nibwo yashinzwe. Iyo kipe ni Mukura Victory Sports. Mukura Victory Sports niyo kipe yashinzwe bwa mbere mu Rwanda mu mwaka w'1935. Ariko icyo gihe n'ubundi hari amakipe muri buri ntara, sinzi nayo icyo gihe byitaga ari amakomine, nuko bititwaga intara. Football rero yakomeje kugenda itera imbere, ariko cyane cyane by'umwihariko aho u Rwanda rwaboneye ubwigenge mu 1962. Ko 1962 ni nabwo hashinzwe ikipe ya kabiri izwi nka Etincelle. Reka dukomeze. Mu mwaka w'1972 nibwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda rizwi nka Ferwafa nibwo ryashinzwe. Mu mwaka n'ubundi muri 1972 nibwo hanashinzwe ikipe y'igihugu izwi nk'Amavubi National Team. Mu mwaka w'1975 nibwo hatangijwe shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda izwi nka Rwanda Premier League. Urumva icyo gihe hari amakipe make turaza kuyavuga mu gice cya kabiri cya kino kiganiro. Mu mwaka w'1976 Ferwafa yemejwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika rizwi nka CAF. Nyuma y'imyaka ibiri bidatinze, mu mwaka w'1978 Ferwafa yemejwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi hose rizwi nka FIFA. Numva ko Ferwafa cyangwa se umupira mu Rwanda rutangiye kugenda utera indi ntambwe ugira development. U Rwanda rwakomeje kugerageza gukundisha abanyarwanda no kumenyekanisha umukino w'amaguru, kuko mu mwaka w'1985 ndetse na 6 nibwo hubatswe stade Amahoro ndetse na stade Regional Nyamirambo. Uyu munsi ni zimwe muri stade zikomeye cyane uyu munsi. U Rwanda rwakomeje gushyira imbaraga nyinshi mu mukino wa siporo y'amaguru. Ngira ngo niba muzi amateka, icyo gihe hari hayoboye Juvenal Habyarimana. Nyuma gato 1994 jenoside yakorewe Abatutsi yaje gusa nkaho ikomye mu nkokora umukino w'amaguru cyangwa se football mu Rwanda. Bamwe mu bakinnyi bari Abatutsi baricwa, abandi barahunga. Urumva ko n'ibikorwa remezo n'ibibuga bigenda, bizi ko nka stade Amahoro muri jenoside yarangijwe.
nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi u Rwanda n'ubundi rwatangirije gahunda yo gusubira mu buzima busanzwe, abantu bagakomeza ubuzima ndetse bagatangira no kureba ko ibyari bihari byatera imbere kurushaho, kuko u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda rwatwaye igikombe cya Sekafa Challenge Cup. Urumva ko byari bitangiye kugenda bigera ku rundi rwego. U Rwanda rwatangiye kugenda rugira n'abakinnyi bakomeye, twavugamo nka Olivier Karekezi, Jimmy Gatete, Eric Murangwa, Katauti, ba Bogota Alabama, ndetse no mu myaka ya vuba tugira ba Kagere Meddy ndetse na ba Haruna Niyonzima. Urumva ko u Rwanda ni igihugu kimwe cyagenda gitera imbere. Niba mwibuka ko niba ikipe ya mbere yashinzwe 1935 nta makipe afatika yari ahari, abantu ntibari bazi iki, ariko uyu munsi football akaba ari umukino ukunzwe cyane mu Rwanda, kuko niba wenda mwibuka niyo APR Intare cyangwa se Amavubi yakinnye n'ikindi gihugu, Stade Amahoro murabizi ko uyu munsi yakira abantu 35,000, biragenda bigakubita bikuzura ku buryo n'abantu baza bamwe bakabura aho bajya. Bivuze ko football irakunzwe cyane uyu munsi, niyo mpamvu tutagomba kwiheba ngo ibyo. Rero iby'urugendo rw'umukino wa football mu Rwanda kuva mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri kugeza uyu munsi 2025. Uyu munsi 2025 football imaze gutera imbere ku rwego rudasanzwe. Uyu munsi hari amasitade yakira abantu 35,000, urugero Stade Amahoro. Hari amasitade meza nka za Kigali Pele Stadium, hari za Nyamirambo, hari Mumena, hari amasitade menshi atandukanye. Urumva niba icyo gihe 3-5 hari ikipe imwe ariyo muku, uyu munsi akaba ari amakipe, urugero nko mu cyiciro cya mbere cy'amakipe yo mu Rwanda muri Rwanda Premier League harimo amakipe 16. So mu gice cya kabiri nibyo turi buze tuvugaho noneho ku makipe n'igihe yagiye ashingirwa cyangwa se aba fond, nibyo turi buze tuvugaho. Uyu munsi abanyarwanda tumaze kumenya umupira, ariko mu myaka ya kera ntabwo twari tuzi imipira y'iki, kuko nta bukangurambaga bwari buhari, amaradiyo, amateleviziyo. Usanga nyine ahantu umuntu ashaka kuba azi umupira ko atari yareba ngo hanze bakina gute umupira, ariko uyu munsi icyo ushaka cyose urakireba. Wareba shampiyona y'Abongereza, wareba shampiyona y'Abataliyani, wareba shampiyona zitandukanye, wareba imikino itandukanye. Bivuze ko igihugu cyacu hari aho kirimo kirava n'aho kirimo kiragana, ari nayo key point tugomba kugira. Nujudginge igihugu uyu munsi kiri ahangaha, banza urenge igihugu cyavuyeho ubone ko judginga uyu munsi ngo kimeze gute, ko bivuze ngo nyuma y'imyaka 20 turi ahandi hantu. So rero niba ukunda umukino wa football mu Rwanda cyangwa muri rusange, numva hano udateye comment byari yose kugira ngo twereke ko turi kumwe, tuzagenda tubakorera ibintu byinshi bitandukanye, nawe ushaka gusaba icyo ushaka. Rero iki cyari igice cya mbere cy'amateka ya football mu Rwanda. Igice cya kabiri nacyo muraza kukibona vuba, ukande subscribe. Noneho tuzatuvuga noneho amakipe ari mu cyiciro cya mbere, ugumva ni amakipe akomeye mu Rwanda, tunavuga n'igihe yabaye founded cyangwa se yashingiweho. Murakoze nyine Ngoma Frank kuri Rwanda TV, dushimira cameraman wacu Kevin Noy niwe directinga kino kiganiro kugira ngo kibagereho gisa neza, kimeze neza, musigana amahoro y'Imana.